twongeye kubasuza nshuti za Lengo TV. Iki ni ikiganiro waza kuri Lengo TV. Turasaba gukora subscribe abantu batarakora subscribe, tutagira ngo munyarukiro mu byukuri mukore subscribe. Twongeye gusuza cyane abari mu ntara y'Iburengerazuba, y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mwiriho neza. Aba diaspora mumeze neza, mwariye namwe turasuje cyane, twizere ko iteka akibitayo. Ntabwo ndi njyenyine rero muri kino kiganiro, ndi kumwe n'umuntu hano ukomeye cyane, nawe yabibwira, ari behind of camera, nawe yabibwira. Yes, of course, ni wa muhungu wanyu bamwita aka Masifa. Yes, Stone. Masifa, umeze neza? Meze bombo chocolat, bombo na bombo. No, cha bombo claté. Ni claté ni Suarez, ni Portuguese. No kuvuga ngo iyi gahunda uzi urumva vibe mba ninjiranye bayita kanga ubukene wowe. No kuvuga ngo wowe ikanze ubukene muri rukanga. Ugomba kwirukanga ubu. Ari igihe ukwirukanka na wowe. Nge rero gahunda ni yaye nta mpamvu zo kuba bwanjegeza buraza tugangana tugafesingana. Ariko shana soja bwa nawe ashaka kwigira umukada. Oya ntago nabo umukada. Rero nshuti za Lengo TV, yes, ni zo vibe dufite. Hanyuma uyu munsi twabategurira amakuru ajyanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro muri rusange, tugaruka cyane ku mikino uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Ese Masifa, ibyo bintu izo kipe zombi urazizi mu byukuri cyangwa ni ibihuha n'ukuzumva gusa? Ndazumva gusa ku kijyanye n'imikino, yewe ndi nkaravashe mba mfite ubwoba ko udashobora no kuhamya narisha ahubwo. Yes, nizo vibe rero dutangiranye uyu munsi. Rero turi mu kiganiro bita waza mu Kinyarwanda gishatse kuvuga ngo tekereze, think. Yeah, ni ikiganiro kizakigaruka ku buzima busanzwe muri rusange n'imyidagaduro muri rusange. Rero ikipe ya Rayon Sport iracakirana n'ikipe ya APR FC, ni umukino uzawukomeye i Nyarugenge. Ni fire bombo muri watse i Nyarugenge hano nashyushye cyane. Ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport n'umukino abanyarwanda bategereje ari benshi cyane, dore ko na makipe uko ari yombi afite abafana benshi cyane kurenze andi makipe hano mu Rwanda. Hanyuma Masifa, uwo mukino nizera ko uzaba uhari. Oya ntago nabo mpari ntakubeshye ngewe ibintu by'imipira ntago ibaze none niciye muri stade nkajya nibaza ngo biri kugenda bite. Ubu se urumva wowe najya njya no kubaza abantu uzaza bashyizemo akajezi k'ikipe imwe runaka. Nta kipe mfana. No kuvuga ngo ushobora gusinzira muri stade kandi abandi bari ikipe zo mu Rwanda uzima mu nazifana nizo mu gihugu nta na rimwe nayo numva ngo hari ikipe byibura yakoza akantu kagashya n'izabaturage nyine ba hano mu gihugu mwe imbere, kandi ngewe ndi mu diaspora. Nekereza ko ikipe ijya hano ngo ujya gutera urezi arabwibanza mbere gushyigikira iby'abandi, abanza gushyigikira iby'abandi hanyuma ukabiteza imbere, ibindi bikaza nyuma. Hanyuma rero dukomeje i Nyarugenge, ukuntu umurano ugiye kwaka ikipe ya Rayon Sport ifite mana yanjye, hari umurutayizamu witwa For Ingani, ndamugutuye ni rutayizamu ariko ntabwo ari umunyarwanda, n'umusenegali, n'umutayizamu mu Senegal ya Sport yazanye. Amaze gukina imikino mike, ariko mu mikino byibura mikeya amaze kutwereka ubushongere n'ubukaka. Uyu murutayizamu naheruka kumubona mu gihe cya kera cy'abakarikizi Olivier, ku bantu bari mu mupira kera na ba Jimmy Gatete na ba Bokota Labama, n'abakinnyi mu by'ukuri baboneka. Ese Bokota Labama yagiye? Bokota Labama arashaje, bari muri Kongo, ari umukinnyi ukomeye cyane. N'abakinnyi mu by'ukuri ushobora kubona rimwe mu binyagihumbi, niko navuga, rimwe mu binyejana, n'umukinnyi mu mipira 5 ashobora kubona imbere y'izamu byibura imipira 3 ashobora kwishyira mu rushundura. Rero abandi barutayizamu abanyarwanda bo sinzi uko bigenda, ushobora kubona imipira 20 mu by'ukuri bayamurira bayitera inyoni, ariko mu by'ukuri ukuntu ameze n'ukuntu timing ye mu rugo rw'amahina ubona ko ari umuntu uri professionnel cyane. Hanyuma twagaruka ku ruhande rwa APR FC, ni ikipe ifite abakinnyi nabo bakomeye b'abanyamahanga. Mbese umuriro hano uzaba, amakuru dufite muri siporo yo arakomeye cyane. Nyarugenge bikomeye, birakaze, umuriro uzaba uvuza ubuhuha. Hanyuma Masifa, nizera ko byari byo byose n'uko utari umupira ariko harimo bike ugerageza gukurikirana. Umukino w'ejo ngira ngo warawumvishe, twahise no kurebana.
nubwo tudasoma akantu ngo wari gusoma uwo musore ari gusoma iki hano ndi gusoma na Bibiliya ahubwo buryo uzakorera Imana no kuri amacu uri gusoma Bibiliya nabyo ni igitangaza gikomeye cyane nawe niye mba ndi gusengera kubera ko njyewe ntabwo manzi iyo biva ntabwo uzi n'ikipe iri kwata mvugani iyo numvise benshi bari gusakuriza mpita mvuga ati iyi ngiyi ishobora kubishoboye reka njye ku ruhande rwayo nanayisengere ndebe ko biza gukunda wabona bayigaruka buriya wari uzi ko se ejo bundi Amavubi atsinda kumva buriya nayo ndi ku mavi kuko nibwo bwa mbere njye navugaga ati no kipe rwose imaze guseba kenshi ku isi yose niyo kipe itagitsinda koko buriya bihagaze akanga kujana ku kipe y'Igihugu igomba gutsinda njyewe uretse amasengesho y'Imana kuko n'ubundi nta cyizere nubwo tuba twayohereje pe tuba tubizi ko ari ukujya kudusenda hanyuma rero mu ikipe ya Rayon Sport amakuru avugamo nuko ikipe yiteguye cyane umukino w'ikipe ya APR FC hanyuma nuko ikindi nuko bishoboka ko umukinnyi bita Majaliwa ashobora kutazakinira match hanyuma umutoza Robertinho ni umutoza ukomeye mu by'ukuri ni umutoza umaze kwerekana urwego ariho amaze gukina imikino ya shampiyona hafi ya yose nta mukino n'umwe aratakaza nyamara mu gihe uruhande rwa APR FC hari imikino agiye itakaza ndetse n'imikino agiye inganya umukino rero bigaragara ko umukino uzaba utoroshye kuvuga ngo ikipe ya gisirikare ntabwo nayo ijya gutsindwa na mukeba wayo w'ibihe byose Rayon Sport n'umukino bivuga ko ibiciro byayo bihanitse muri VIP bivuga ko bazaba bishyuye muri VIP miliyoni urumva na amafaranga miliyoni y'u Rwanda na amafaranga menshi cyane ariko umupira winjiza gatubutse mu Rwanda kandi ira stade hajyamo ibihumbi birenga 40 urumva umukino rero byibura Rayon Sport niba Rayon Sport yakiriye cyangwa se APR umukino byibura uzakira amafaranga bita agatubutse ku kipe uzayisira agatubutse rero n'umukino dukwiye kwitega turi benshi n'umukino uzabutoroshye Nyabigenge hano iki nicyo kirori cyane ahubwo Masifa ndagutumiye uzaze ahubwo sinzi ikifu uzabuherereye ku ruhande kuko ni show nacyo iyo uzabufana niyo nzafana kuko n'ubu nishobora kujya ku ruhande yewe ngomba gufana ikipe itsinda mani no mu buzima busanzwe iyo uri mu itsinda yuko hari icyo bita umukunzi n'umufana wowe rero uri umukunzi ntabwo uri umufana uri rusange uri umukunzi w'imikino yose ntabwo uri umukunzi wa football rwose none se umukino byibura uvuga ati ngerageza kwiyumvamo nkavuga ati wenda n'umukino nakurikirana ubuhe njyewe umukino nkunda cyane buriya nkunda volleyball ushobora kubwira umukinnyi imwe byibura muri volleyball wabuzi yo mu Rwanda yo mu Rwanda se ko ntajyana numva ivuga ntabwo ukunda volleyball ni urumva mu Rwanda ngemba byonyine n'abanyamakuru mwebwe ubu se kutubwira ay'imipira y'amaguru kutigeze utubwira yavuga ayavore impamvu nayakubwiraho wayambwiraho se impamvu mutayavuga cyane nuko nyine nta gaciro kandi ahubwo amakuru mwana agaciro ukunda volleyball cyane nge ndayikunda kubera ko ni nawo umukino nakinaga buriya umusesenguzi twemera cyane ndetse unakomeye cyane ariko ikibazo cyo gihari Masifa n'umenya ngo ese Masifa koko mu by'ukuri ko atubwira ko akijye volleyball akaba nta mukino n'umwe azi mu by'ukuri nibyo cyangwa sibyo erega buriya hari igihe uzi urabona bitewe n'ubuzima abantu tuba turimo ushobora kubukunda ikintu pe nako ntunakibonera umwana nk'ubu hari abantu benshi bakunda basketball ariko NBA sigiza kubera hano ugasanga ariko nta na rimwe yari yabona umwanya wo kujya kwireba wenda akayirebera kuri TV yo mu rugo kubera ko ubuzima mani buri gukaranga abantu wowe dukomeje cyane abakinnyi rero nka Rayon Sport zaba ufite abakinnyi hafi ya bose barenga Fitina Mbappe n'umukinnyi mu by'ukuri uca ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri abaguruka mwita abawinga oya ni umuntu defenseur ariko football moderne no kuvuga ngo nawe ashobora gukina satira kino mu by'ukuri ashobora nawe ku rundi ruhande rwa APR n'umukinnyi bita Kagege Kagege n'umukinnyi cyebe imipira ni ya mipira icara cyane imbere za mu by'ukuri n'umukino uzaba ukomeye cyane hagati y'ikipe ya Sport n'ikipe ya APR none se ngubu ngatwe dukunda kubetinga tubetingiriye buriya ariko utaza kudushuka tukazashya tukakwirukankana hano yanjye jewe nkanjye
ni ntekereza ko ikipe ya Sport mu by'ukuri ishyize mu mibare cyangwa se ku rupapuro usanga ikipe ya Sport ariyo kipe ikomeye cyane ndetse ari ikipe kurusha APR kubera ko kereka APR ni ikamata nko kuri iyo match kubera forme nayo imaze iminsi itsinda ejo bundi yatsinze Bugesera pass etse igitego Bugesera ariko nakana oya Bugesera nagara akana kuri APR n'uburyo numva mu isi na mbere yari yanganye n'udukipe tworoshye rero football buriya ikipe iri mu bihe bibi hari igeraho ikikamata kubera ko ari ikigo bahuye nayo ikikamata igasanga itsinze ya kipe yari imeze neza rero ku mboni zanjye cyangwa se ku rupapuro ntekeza ko abantu bashyira Rayon Sport kubera ko niyo kipe iri kugaragaza ko iri en forme nishe tangatsinga uzayansubiza asa bavuye mu mufuka yawe none ko ari wowe kutubwira ngo dusheteriye nukuvuga ngo duha amakuru yizewe kuko nako abantu bataza kuba barike muri uwo mukino mugira inama y'ikipe washyiraho ntabwo mu byo twumvikana mu by'ukuri uribwa amafaranga nzagusubiza kuko sinjye uzawaye ku mufuka wawe uzabitekerezaho neza ariko ngiye nkubwiye mu mboni zanjye z'umuntu ukurikirana hafi Rayon Sport cyangwa se ikipe ya shampiyona nyarwanda rusange ni ikipe rero muri no misi iri kugaragaza yuko ari ikipe iri gutanga akazoza ndetse n'igikombe cya shampiyona bidahindutse ishobora kugitwara ni ikipe ikomeye cyane nkuko mu gihugu inyarugenge rero induru zizavuga byanga byakunda hanyuma Masifa ni igiki kindi waduteguriye apari iyo mikino ni iki kihe kintu cyangwa se kigo special wowe uri gutekereza cyangwa se kujyanye n'utundi kugira ngo ikiganiro waza kirusheho kubaryohera kuri knowledge mu tuntu n'utundi uretse ko nko ku makuru na urabizi ko Uburusiya na Ukraine bimaze imisi biri guhangana bya danger ejo ndi gukurikirana interview umugabo witwa Zelensky yakoreye kuri Sky News ariko yamanika avuga ati ngewe aho bigeze Uburusiya buramutse bibaye ngombwa ko intambara ihagarikwa kugira ngo intambara ihagarare ubu yamaze kwemera ko byaba ngombwa kanabaha n'uduce Uburusiya bwamaze gufata kandi uduce Uburusiya twamaze gufata urebye ni tunini cyane ntekereza ko uyu mwanzuro uyu Zelensky ari gufata bino bigaragaza gutsindwa nukuvuga ngo hagati aho Uburusiya bwagokeje igitutu bikomeye cyane umugabo witwa Putin ari kubakubita ibisasu byitwa Orishnik byamaze kubasaza na Amerika ubwayo urabizi ko ari nayo yari yatanze uburenganzira kugira ngo uyu Zelensky arase ku Burusiya bamuhaye ibisasu byitwa attack missiles ari byo yanakoresheje yataka Uburusiya nabwo buhita bukora mu bubiko ravuga ati reka tubakubite Orishnik ni igisasu gifite ubukana nk'ubw'ibisasu kirimbuzi gusa cyo nyine aho gitandukaniye n'ibisasu kirimbuzi urabizi ko byo ibisasu kirimbuzi biragenda bigasiga ubumara ahantu byaguye ku buryo bishobora kugira ingaruka ku bantu baturaniye muri izo nce ariko iki gisasu cya Orishnik gifite ubukana nk'ubwica ariko cyo ntago gisiga izo onde radiotique zishobora kugira ubwo rero by'ukuri abaturage baharenganiye nose niba bimeze bite abaturage ariko waruzi ko ukwijoro ryo ku itariki 21 abaturage benshi buri baraye ku mastation ya gari ya moshi cyangwa mu buvumo urabizi ko bira bihugu biba bifite imihanda ya gari ya moshi ari naho abaturage nyine leta yashishigarije abaturage kujya kurara kubera ko Putin yari ari gukora ikintu cyitwa kurasa bro kukohereza ibisasu 100 akakohereza na drone zikaza ziherekeje ibisasu byari bikomeye cyane hanyuma hari mutuntu n'utundi hari igitekerezo twari dufite abafana cyangwa se abakunzi ba Lengo TV baraza kwandika muri comment hasi batubwire uko bimeze hanyuma ni igitekerezo twagize turibaza tuti ese hagati y'umugabo cyangwa se n'umugore cyane ku ba Kristo urabizi ko bajya gushakana batarakora ikintu biti cyangwa se bivuge neza imibonano mpuzabitsina test of body kubonja cyangwa se byitwa ngo avance umuntu watanze avance ndagusuhuje oya avance ibyo urumva kera wenda ntibyanabagaho simbizi oya byabagaho nuko ahubwo bitavugwa ni iki gushobora kuze mbere wenda ntabizi kuze cyane ega ubundi no kuvuga ngo uzi ahantu isi ya nonaha itandukaniye n'iya kera se nuko isi ya nonaha ibintu byose biri kuri social media bita nyine bivugwa
mu gihe mbere byaberaga mu gikari buri wese akimunyamunya ku buryo bitazamenyekana. Turaza kubisesengura neza, urabizi ko kera mbere yuko iyo wakora ibyo ukajya ngo cyangwa se ukawatera nk'inda ngiro bango wajya gumva mu makinamico ngo bafashe umuntu ugiye kumujugunya mu ruzi kubera ko yakoze amahano, ibyo bitambo byabagaho. Niyo mpamvu mpera mu byo kera wenda ntibyabagaho, ariko ubu ngubu usanga nyine hasigaye icyo bita ngo avance. Nukuvuga ngo ushobora gushakana n'umuntu uzi ko muzakora uko nagira ngo nawe umbwire ku busesenguzi bwawe igitekerezo twari dufite, twari turi kwibaza muri rusange, ese ushakanye n'umugore imbere y'Imana cyangwa se mugasezerana imbere y'amategeko, mwamara gusezerana imbere y'amategeko ugasanga wa mugabo cyangwa se wa mugore cyangwa se wa mugabo, reka tuvuge ku mugabo, ugasanga kuri gahunda ntago mbese muri make wowe sinzi impamvu uri kubivuga usa n'ubizinzika uvuga ati ibaze ari wowe bibaye ngo tutarengera. Oya nabyo kurengera turi mukuri sibyo, waza tekereza uramutse wisanze uri kumwe n'umugabo utabasha gutera akabariro. Ku bagore bo byanga byakunda abagomba kuba nyine ari umugore, birumvikana wenda nubwo ibyo bisige byarahindaguritse ugasanga n'umugore ariko n'umugabo, ubwo muri za gahunda za tingitingi na wakiwaki niki sibyo. Ariko muri rusange ibaze wowe wisanze uri kumwe n'umugore cyangwa se n'umugabo ugasanga ntabasha gutera akabariro. Ikintu kimwe uramukunda kandi umwitayeho, ese wakomeza kubana nawe cyangwa warekura? Mu by'ukuri nibyo twari turi kwibaza muri comment mwandike hasi baze guteramo hasi niba igitekerezo cyawe ni iki, igitekerezo kirakenewe ni iki, ese mwagomya mukabana, ese Masifa tureke wowe n'uruhande wowe rusinze uruhande uriho, ese nkawe ku ruhande rwawe wowe mu by'ukuri uwo muntu mwagomya mukabana muri babiri niyo twabana tunabanye najya mu kinyuma kandi mukunda none se waramushaka. Njyewe ndi umugore ngisanga umugabo tubana atabasha gahunda y'iki n'iki, bro marriage egal sex. None se kuvuga ngo ubundi reka mu ishusho bamaze kuvuga yuko mu by'ukuri Masifa nyine wamuca inyuma kandi ngo nyine ngo nabamukunda kubera ko mwamubaye, ariko hari ibyo yaba baraje kubabara kubera ko icyo gihe muca inyuma. No kuvuga ngo niba wariyemeje kuvuga ngo ngiyewe mbana n'umuntu mu bibi no mu byiza nzamwiha, ese ubundi ubwo wamuca inyuma wala se umuca imbere uzi impamvu njyewe reka nkubwire point of view yanjye kuri iki kintu. Ntabwo naba muciye inyuma kuko uca umuntu inyuma mwaryamanye, noneho nimba usanze umugabo atabasha gukora sibyo ntabwo umuciye inyuma